Muri iki gihe u Rwanda rwinjiyemo cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, tumenye imivugire ikoreshwa kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabashuhuje, nitwa Iperikoto. Ntibavuga kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya, ahubwo bavuga kwibuka ku nshuro ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntibavuga abacika cyangwa abacikacumu, ahubwo bavuga abacitse ku icumu rya Jenoside. Ntibavuga gushyingura ibisigazwa cyangwa gushyingura amagufa, ahubwo bavuga gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize Jenoside. Ntibavuga incike, ahubwo bavuga intwaza, abakecuru n'abasaza biciye abana babo bose. Ntibavuga Jenoside y'Abatutsi, ntibavuga itsembabwoko n'itsembatsemba, ntibavuga ngo bya bindi byabaye mu Rwanda cyangwa amahano yabaye mu Rwanda, ndetse ntibavuga isubiranamo ry'amoko cyangwa ubwicanyi bwo mu 1994, ahubwo bavuga Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntibavuga irimbi ry'abazize Jenoside, ahubwo bavuga urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntibavuga mbere y'intambara, ahubwo bavuga mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni naho dusoreza isomo ryacu ry'uyu munsi. Njye mwe nitwa Iperikoto, udukurikirana buri munsi uko bishatse kuri YouTube channel yacu Kodo TV Rwanda. Niba utarakora subscribe, yikore, dukomeze tubane umunsi ku wundi. Njye nitwa Iperikoto, ndabashimiye. Twibuke twiyubaka.